Ndagusuje cyane umukunzi w'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bishobora kukwereka ko uri mu gihe mu minsi y'uburumbuke cyangwa se mu gihe cya ovulation. Ikimenyetso cya mbere, ubushakashatsi bugaragaza ko ari kimwe mu bimenyetso abantu benshi bazi cyane ndetse binaborohera kugenzura, ndetse ni uburyo bukunda gukoreshwa cyane cyane no ku bantu bataboneza urubyaro, bakoresha uburyo bwo kubara iminsi yabo y'uburumbuke. Ikimenyetso cya mbere rero ni impinduka ku rurenda rwo mu gitsina cy'umugore, ruba rumeze nk'umuceri w'igi. Mu gihe tuvuze umuceri w'igi, ureba iyo ufashe igi ukarikuramo umuhondo, y'amazi yandi y'umweru, ruba rumeze ruba rusa nayo ndetse ruba runareduka bimeze kimwe, rworohereye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere gishobora kukwereka ko uri mu minsi y'uburumbuke, kandi impamvu ruba rworohereye ni uko rufasha intangangabo kuba yabasha kuramba, ikaba yamara igihe runaka. Icya kabiri ni uko habaho impinduka mu bushyuhe bw'umubiri. Kugira ngo ubibare neza rero, ni uko ushobora kuba ufite akamenyetso ka termometre ushobora kwipima cyane cyane mu gitondo ubyutse. Rero ubushyuhe wari usanzwe ugira mu buzima busanzwe utari mu gihe cya ovulation cyangwa se mu gihe cy'uburumbuke, burahinduka ku kigero ku buryo ushobora kuva kuri 0.3 kugera kuri 0.5. Ibyo ni ibyiyongeraho. Rero ubushyuhe bwiyongera kubera hormone ya progesterone iba yakozwe mu mubiri w'umugore. Icya gatatu ni uko ushobora kumva habayeho uburibwe mu kibuziba cy'inda, kandi ukabyumva uruhande rumwe. Akenshi rero ubushakashatsi bugaragaza ko kuva kuri 40 ku bagore 40 kujya ku gipimo cya 50%, iki kibazo barakigira, kandi abenshi nyine bagira ibibazo byo kubabara mu kiziba cy'inda mu gihe cy'uburumbuke. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso, wabyitondeye ukabyitaho cyane, ukaba wabaze, ushobora kumenya ko uri mu minsi y'uburumbuke. Ikindi kintu abagore benshi batajya bitaho, ubwo ni ikimenyetso cya kane tugiye kureba. Iyo umugore ari mu minsi y'uburumbuke, abenshi ashobora kumva libido yazamutse cyangwa ashaka gukora imibonano mpuzabitsina cyane, ntamenye impamvu yabyo, akavuga ati ni ibintu bisanzwe nyine biri aho. Gusa umugore uri mu minsi y'uburumbuke, mbese ikigero cyo kuba yashakaga imibonano mpuzabitsina uko cyari kimeze mu buzima busanzwe kirahinduka, biriyongera, akumva afite inyota yo gukora iyo mibonano mpuzabitsina, mbese akumva afite confidence, akumva yifitiye icyizere, akumva araryohewe muri we. Icya kane ni uko ushobora kumva afite uburibwe mu mabere, akumva amabere aramubabaza nk'umuntu utwite cyangwa se nk'umuntu wasamye. Impamvu rero ashobora kugira uburibwe ku mabere ni kubera hormone ya estrogene iba yakozwe, igatuma ashobora kubabara mu mabere cyangwa se akaba yababara mu kiziba cy'inda. Ikimenyetso cya gatandatu ni uko ntabwo wowe ubwawe ushobora kukireba ngo ube wabimenya, gusa mu mubiri w'umugore niko biba bimeze. Icya gatandatu ni uko koru cyangwa se inkondo y'umura y'umugore iba yorohereye, ihehereye, ndetse iba yanafungutse ku rwego umugore ko iba yiteguye ko umugore mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina, intangangabo ishobora kwinjira ikabona aho inyura. Ariko mu buzima busanzwe haba hafunze nyine, hakomeye, iyo atari mu minsi y'uburumbuke. Icya karindwi ni ugukora ovulation test. Ovulation test ni igipimo nyine ukoresha uri kwipima ko uri mu minsi y'uburumbuke. Kugira ngo iki kimenyetso gikorwe nyine byerekane ko uri mu minsi y'uburumbuke, ni uko umusemburo
wa LH sage cyangwa luteinizing hormone iba yasohotse yakozwe, ikaba ishobora kugaragaza ko umugore ari mu gihe cy'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo ibiri ku rwego rwo hejuru bitandukanye no mu minsi isanzwe atari mu minsi y'uburumbuke. Ibyo rero nibyo ubushakashatsi bugaragaza, ni ibimenyetso 7 byizewe ubushakashatsi bugaragaza ushobora kubona mu gihe uri mu minsi y'uburumbuke cyangwa se mu minsi ya ovulation. Mbonereho no kubabwira, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, hita ukora kuri subscribe, ukore no kuri notification kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye ubasha kukibona. Ikindi, nyabona ikigero cy'abantu mwakoze murareba video ariko nimukore subscribe. Kubera iki? Nimukore subscribe munteze imbere, mukigikiye ndabinginze. So rero mboneho no kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhere wa 2026, muzawurye ntuzabarye. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao ciao.